Yes, nongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mwese mwamaze guhitamo day by day niyuze ngira nkuko muri kubibona muri screen, muri kubonamo ifoto nziza y'ubukwe, mukabonamo umugore n'umugabo imbere yabo hadekoye neza cyane mu dutima twinshi, ubona neza kabisa, ariko ukaza kwitegereza ukabona ijambo RIP cyangwa se rest in peace, rishatse kuvuga ngo uruhukire mu mahoro. Ngira ngo uri kubona uwo mugabo mu by'ukuri yicaranye n'umudamu mwiza cyane, wabonye ko mu by'ukuri bari bakoze ubukwe, ukaza kubona ikindi ikizungerezi tayari iki itugezeho. Uyu mukobwa rero uri kubona w'ikibero cyiza cyane, uyu mukobwa utagira uko asa, ngira ngo nyine namwe muri kubibona n'uburyo yifotoje. Uyu mugore rero nubwo namwise umukobwa ariko nawe n'umugore kandi wubatse, aba bombi rero bari bubatse. Ese iyi nkuru iteye ite? Dore ko uyu mugabo muri kureba muri screen yaje kuba yapfa ari gusambana n'uyu mugore. Mu by'ukuri uyu mugabo rero yaje kuba ari gusambana n'uyu mugore agahita apfa. Uti byagenze gute? Ese byamugendekeye gute kugira ngo mu by'ukuri mu gihe yari ari gutera akabariro se cyangwa mu gihe yari ari gusambana n'uyu mugore ahite yitaba Imana? Uyu mugabo muri kureba muri screen ndabizi abenshi muramuzi, ni icyamamare, ni ikirangirire mu mwuga yakoraga nyine ya hit, yitwa Festus Amimo, yari umunyamakuru wo mu gihugu cya Kenya. Uyu munyamakuru rero, uyu mugabo w'umusitari cyangwa se waruzwi n'abantu benshi, yagize atya rero ubwo yari afite umudamu, dore ko umudamu we yari anatwite, yari afite umugore, ariko ibyo yaje kuba yakora byaje kuba ari agahomamunwa, dore ko umugore we yari akuriwe n'inda, umugore we yari atwite nyine inda igeze muri ya mezi yo kuvuka, ariko uyu mugabo ibyo ntibyaje kuba byamutera ubwoba, dore ko n'ubundi mu busanzwe ngo yamucaga inyuma. Byaje kuba bigenda gute rero? Mu gihe uyu mugabo wari CEO nyine w'itangazamakuru rya hariya mu gihugu cya Kenya, yaje kubagira atya rero aca inyuma umugore we. Uri kumva byari bisanzwe rero ko yajyaga aryamana n'uyu mugore bakorana mu kazi kamwe, dore ko uyu mugore nawe yari umunyamakuru yakoranaga n'uyu Festus Amino. Uyu Festus Amimo rero uyu mugabo yaje kubagira atya ubwo yaryamanaga n'uyu mugore. Uyu mugore aramubwira ati noneho kabisa uyu munsi nta kintu waje kuba wakora, uyu munsi mu by'ukuri nubwo twaryamanye ariko nyine ntacyo waje kuba wakora, ati kubera ko kabisa ndumva nta hantu wigize ugeza. Uri kumva nyine uko byari byagenze, uri kumva ko ari abantu bari basanganywe. Uyu mugore rero mu kumuhamagara amubwira ati uyu munsi ibyo wakoze nyine wapi kabisa, yari ntakigenda. Uyu mugabo mu by'ukuri yumvise abaye nk'ukozwe n'ikimwaro. Uyu mugabo aravuga ati noneho ndi bwiveyo nive imuzi n'imuzingo, ubundi nze nguhe ubutumwa kabisa. Ubwo nagiye mu by'ukuri nanga kubivuga mu magambo yeruye kugira ngo turusheho kugenda tujya neza, kubera ko ibi si ibintu by'i Rwanda. Ngira ngo uyu mugore muri kumubona n'uyu nguyu waje kuba mu by'ukuri igihe bari bari gutera akabariro umugabo yahise apfa. Uti byatewe n'iki rero cyangwa se byaje kuba byagenda gute? Uyu mugore rero ndetse n'uyu Festus Amimo ubwo bari bavuye mu kazi, nyine uri kumva ko bari bamaze ngo gusambana se cyangwa nyine gukora ibyo bintu, yaje kuba yamubwira, aramubwira ati kabisa nyine uyu munsi kabisa wapi, nta kintu waje kuba wakora, nta kintu nigeze numva. Nyine ni ku uyu mugabo kwita avuga ati nta kibazo, turahurira nko kuri hoteli iri hano hafi i Nairobi, ubundi twongere dusubukure ibyacu. Ngira ngo uyu mugabo muri kumubona neza hariya niwe uri kubona ko yari umusirimu kabisa. Uyu mugabo muri kumubona rero n'uyu nguyu waje kurikoroza uyu Festus Amimo, n'uwo nguwo muri kureba muri screen. Yagize atya rero aravuga ati reka tuze guhurira kuri iyo hoteli yiherere hari Nairobi nyine yitaruye, ku buryo nta muntu wari no kubabona cyangwa se umuntu wari kuba yamenya ibyo ari byo.
aragenda agura imiti yongera ngo imbaraga, ariko naje kwishyira muri rurimi rw'ikinyarwanda nsanga mu yo bagiye batangaza ngo yitwa Viagra. Iyi miti yo abantu benshi bajya ngo banayifata, ariko mu by'ukuri iyi miti ni mibi cyane. Iyi miti yaje kuba yahita ituma nyine ahasiga ubuzima. Dore rero byaje kuba bigenda gute ubwo uyu mupapa, uyu Festus Amimo yafataga iyi miti. Uri kumva nyine ko yari yiteguye guhura n'uyu mwari n'umutegarugori, nyine bagakora ibyabo cyangwa se bakongera bakajya mu mico mibi y'ubusambanyi. Uyu Festus Amimo rero akimara kunywa iyo miti yasanze umugore yamaze kugera muri hoteli amwiteguye, nyine amutegereje. Ubundi noneho mu kuhagera bahise batangira bakora ibyabo. Mu gukora ibyabo rero uri kubyumva ko uyu mugore yari yamubwiye ati nyamara mu by'ukuri nyine uyu munsi wapi kabisa, ibyo wakoze wapi, ntago naje kuba nishima se cyane, ntago waje kuba ngo wagezayo. Ayo niyo magambo ubundi uyu mugore yakoreshaga, dore ko bayapurayinze bayasanze muri telefone ya nyakwigendera. Nyina ari kumubwira ati naho wagezaga kabisa uyu munsi nyine ntago byaryoshye. Nyine ya magambo mabi cyane, kuko njye ntago nasubiramo visa vitotory, naje kuyabaha nyine shotiri gutyo. Ngira ngo nimbishaka ndaba aka video gato muze kureba ukuntu uyu musaza cyangwa se uyu mupapa yaje kuba yapfa nabi. Uyu mupapa rero mu kunywa iyi Viagra yaje gutera akabariro. Mu gutera akabariro rero umutima ugira gutya uhita uhagarara, ahita apfa. Abaganga rero baje gutangaza ko ikishe uyu mugabo atari umugore wigize yagira ikintu amukoraho namba, ahubwo nyine kubera ino miti yari yafashe ya Viagra ngo yongera imbaraga, nyine bitewe n'imyaka yaranagezemo y'ubusaza, umutima wahise uhagarara. Umutima mu guhagarara rero yahise apfa. Uyu mugabo akimara gupfa rero uyu mugore bari kumwe yihuse cyane agiye kureba abo kuri hoteli kuri reception, bano babashinzwe umutekano barahamagara cyane ngo batabaze bamujyane kwa muganga. Ariko mu kuhagera ndetse no mu gutabaza baza gusanga umupapa cyangwa se uyu Festus Amimo yamaze gushiramo umwuka, basanga umutima wahagaze tayari. Uyu mugore rero nawe byakomeje kuba byabana ibintu birebire, dore ko uyu mugore nawe basambanaga nawe yari afite urugo. Uyu mugore nawe yari afite umutware ndetse n'abana, ariko nyine ibyaje kuba uri kumva ko ni amarorerwa. Uyu mupapa rero wari umaze kugera mu myaka isa nkaho nyine namwe muri kumubona ko yarakuze, nyine yaje kuba yapfira muri hoteli arimo arasambana n'umugore utari uwe, cyangwa se ari gusambana n'undi mugore ku ruhande. Umugore w'uyu Festus Amimo yaje kuba atangaza amagambo menshi, dore ko nyine yari afite abana batatu. Yaramarira abana bari bakiri batoya, uri kumva ntabwo yari kubabwira ngo papa wangu yari gusambana, niba ari kumva ibyo ari byo. Abana bakomeje kurira baboroga, ariko uyu mubyeyi yaje kuba atangaza amagambo akomeye cyane. Umubyeyi yagiye atangaza, yavuze ati umugabo wanjye ntiyarakiva muri telefone, umugabo wanjye yajyaga arara muri telefone, mu by'ukuri ugasanga nta kindi ari gukora ahubwo ni ukuguma muri telefone gusa. Ati yajyaga agenda akajya mu kazi mu gitondo, ubundi akizira isaha za saa kenda z'undi munsi, ubwo nyine ni saa kenda z'ijoro, muri kubyumva ko buba bwenda gucya. Uyu mugabo rero Festus Amimo, umugore yakomeje atangaza agira ati umugabo wanjye njye naramukundaga cyane, kuko nawe yarabizi ko namwitaga daddy, kandi yabinkundiraga akajya ambwira ngo always atiteka nyine jya ukunda kumamagara daddy, ngo I like you so much, ngo yarabikundaga cyane. Uyu Festus Amimo rero nubwo yaje kuba apfa uru rupfu, nyine uri kumva ko yaje kuba apfa ari gusambana ndetse yanyweye n'iriya miti ngo yongera imbaraga. Umugore we yakomeje avuga ko mu by'ukuri atajyaga akeka ko ibyo bintu abikora, ariko nanone ngo akagira inkeke zo kuntu ahora muri telefone ndetse n'amasaha atahira. Ngo yajyaga amubaza ati ko akenshi uba muri telefone kandi wakakwiye ko mu mwanya tukaganira, akamusubiza tujye wibuka ko ndi CEO, ngo mba ngomba gukurikiranira ibintu gahunda kuri gahunda kandi nkamenyera amakuru ku gihe mu by'ukuri, kugira ngo nkomeze kwirinda
ko akazi katagenda neza kandi ari njye ubifite mu nshingano. Uyu mugore yakomeje avuga ati uyu mugabo wanjye nta kintu ntamukoreraga, dore ko yakundaga kwirira inyama, nanjye nazimutekeraga kenshi kugira ngo mu by'ukuri akomeze kuba yakwishima cyangwa se akomeze kuba mu by'ukuri yabaho neza, ariko nyine dore ibyo anyituye. Uyu mugore rero basambanaga ngo dore ko hari hashize igihe n'ubundi ngo bakomeza basambana, byari ibintu ngo n'ubundi bigenda byisubiramo. Ubu uyu mugore rero akaba ari mu mazi abira, aho umugabo we yahise mu by'ukuri amwamaganira kure, avuga ati umugore ushobora kuryamana n'umuntu agahita apfa, ati aya ni amaburiro y'Uwiteka Imana, ati gendere rwose abana nzabarera, uko byagenda kose na leta kudukiranura ntabwo yatuma duha abana umuntu umeze nkawe. Ngaye nguko rero uko byaje kuba bigendekera uyu mupapa Festus Amimo waje kuba apfa arimo arasambana bikarangira apfuye. Ngira ngo kuri video se cyangwa ku foto ndi bubahe uburyo yaje kuba asorwa muri hoteli, mu by'ukuri nyine uri kumva uko byari bimeze. Baza nyine umuntu wari uri gusambana agahita yuma, dore ko nyine yaje kuba ari bari gukora ibyabo, bikarangira amuguye hejuru, umutima ugahita uhagarara, bikarangira ahise apfa. Ngaye nguko rero yari Rinco imfura muri rubanda. Reka twongere tubonane mu kanya. Iyi ni Day by Day News. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5, kandi ibitekerezo byanyu muri comment biba bikenewe, aho tugenda neza naho tugenda nabi hose tukahamenya. Yari Day by Day News. Reka twongere tubonane mu kanya. Ese uyu musaza waje kubapfa arimo arasambana, mu by'ukuri ibi byo mubyumvise gute? Ese ibi byo mubyakiriye gute? Muragenda mutubwira muri make. Ngaye nguko rero, I love you so much. Hasta la vista.